bamwita Bijyobija. Bijyobija ni umwe mu bakomedi b'Abanyarwanda bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, azwi kubera udukino dusekeje akina, dukinwa mu Kinyarwanda tukagaragaza ubuzima bwa buri munsi mu buryo bushimishije. Gusa uyu nubwo yitwa Bijyobija, amazina ye bwite, amazina nyayo ni Imanizabayo Prosper, akaba yaravukiye mu Rwanda ndetse kandi akaba akoresha ururimi rw'Ikinyarwanda, akaba yaravutse muri bibiri. Bivuze ko afite imyaka 25. Gusa ibitangaje ni uko akina ari umusaza, bikaba biyobera bamwe na bamwe ndetse benshi batemera ko afite iyo myaka. Yatangiye kwamamara binyuze kuri YouTube no kuri TikTok, aho ashyira udukino dusekeje dukunze kuvuga ku rukundo, abaturanyi, ibibazo byo mu ngo n'ubuzima bwo mu cyaro. Akina yifashishije amagambo y'urwenya n'ikirori kidasanzwe. Kandi kuko n'imyambarire bitangaje, ashobora kwigana abantu batandukanye kandi akenshi akina ari wenyine cyangwa n'abandi bakinnyi. Afite uburyo bwihariye bwo guseka kandi urwenya rwe rwumvikana ku bantu bose. Amashusho ye aboneka ahantu henshi hatandukanye. Iyo Bijyobija kandi umukomedi w'intangarugero mu Rwanda, akomeje gutanga umusanzu mu guteza urwenya rw'u Rwanda binyuze mu gukoresha ikoranabuhanga no guhanga udushya. Urwenya rwe rufite ireme kandi rufasha abantu gususuruka no gutekereza. Murakoze cyane. Bijyobija ni umwe mu bakomedi b'Abanyarwanda bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, azwi kubera udukino dusekeje akina, dukinwa mu Kinyarwanda tukagaragaza ubuzima bwa buri munsi mu buryo bushimishije. Gusa uyu nubwo yitwa Bijyobija, amazina ye bwite, amazina nyayo ni Imanizabayo Prosper, akaba yaravukiye mu Rwanda ndetse kandi akaba akoresha ururimi rw'Ikinyarwanda, akaba yaravutse muri bibiri. Bivuze ko afite imyaka 25. Gusa ibitangaje ni uko akina ari umusaza, bikaba biyobera bamwe na bamwe ndetse benshi batemera ko afite iyo myaka. Yatangiye kwamamara binyuze kuri YouTube no kuri TikTok, aho ashyira udukino dusekeje dukunze kuvuga ku rukundo, abaturanyi, ibibazo byo mu ngo n'ubuzima bwo mu cyaro. Akina yifashishije amagambo y'urwenya n'ikirori kidasanzwe. Bijyobija afite kandi imvugo n'imyambarire bitangaje, ashobora kwigana abantu batandukanye kandi akenshi akina ari wenyine cyangwa n'abandi bakinnyi. Afite uburyo bwihariye bwo gusetsa kandi urwenya rwe rwumvikana ku bantu bose. Amashusho ye aboneka ahantu henshi hatandukanye. Bijyobija